Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose ku migabane yose y'isi mu bihugu bitandukanye. Reka tubabwire tuti turabasuhuza cyane gatanu kuri gatanu. Uyu munsi twitarike 2 ukwezi n'ukwa 10 umwaka w'2023. Teoraho neza mayi amakuru najye bango ndi Patrick Maisha. Amakuru y'iminembwe nawe kabisa bimeze neza nta kibazo. Komanza ari waragiye iminembwe murenge tuzaniye iki nagiye mu butumwa bw'akazi hari ikindi nzanye se amakuru. Amakuru rero Theodore Magarambe akaba dufitiye amakuru menshi iyo muri side yari ahari imbona ubone Theo karame manza bikaze ntago bizoroha mayi karame tudatinze abantu benshi bafite amatsiko igiriwe muri Nord Kivu ibyakurikiye ibyejo ariko ubanze uko muze no kubyejeho gato ko byagenze n'uyu munsi abantu bafite amatsiko buriya rero uyu munsi wigeze ugira n'iminota 2 yo kurambika telefone hasi. Nkubwiza ukuri ko uyu munsi telefone yanjye yiriwe n'umuriro wenda gushira kandi ubundi yageraga amasaha afitemo nka 50-60. Nanjye icyo kibazo ntakigeze maze iminsi ngifite bampamagara nibereye kure bati bimeze bite ndagira ngo wenda ubivi muzi rwose tudatindira ba Theo urakoze. Reka duhere ku munsi iwejo nubwo twarababwiye ko dusa nk'abanyuzeho tukomeza gucukumbura uko operation zagenze. Zageze ngo FRDC yari yamaze gupanga urugamba rukomeye rwagombaga kugarukira kuri. Reka turebe wenda kubyo tutababwiye ejo saa 12 na saa 1 za mu gitondo barimo tuvugana n'imboni zacu. Yego twa twicaranye ahangaha. Yes. Mu byukuri ukuntu bimeze Theo ku munsi w'ejo ahagana saa 9 twarabibabwiye abarwanyi ba FRDC baturutse mu mande zose Kabati hejuru za Kagusa iki urumva mbese bagiye barya. Urumva bamaze kugenda barya bigeraho imvura yari yaguye nako imvura nyinshi irimo kugwa byatari. Urabona muri iriya misozi ya za Kirorirwe ibicu biba byabuditse ku buryo kureba umuntu uri imbere abantu bagenda mu Rwanda ahantu bita za Nyabihu n'ahandi hantu bita kuri Buranga hari imodoka zihagarara hariya ho rero noneho hikubye nk'ariya nka gatatu ku buryo kugira ngo ubone umuntu uri imbere yawe muri metero 10 biba bigoye cyane ntibishoboka. Abakoboyi rero ba FRDC aravuga ati iki gicu kimeze gutya ko maze twakibyazamo umusaruro abariyongoshe. Ariko akaba ari amakuru yari yageze ku barwanya ba M23 batafisa muri iki gicu baza kurwana basa nk'abaregejeho gatoya. Bagiye kubona babona barekuye umuriro baje mu gicu. Hano bose ko ndabyibuka imboni yanjye iriyo yahise impamagara numva amasaso goko arambwira ati karabaye nanjye narayumva avuga ati mwana wakwihisha mwako murumva ibintu bikaze ngo ahangaha twaramenyereye mfite abasoda bari kutunyuraho nawe FARDC iri kutunyuraho twihishe mu nzu barasana. Bararasanye gusa uyu munsi nibwo twaje kumenya yuko hari imirambo 8 yari iryamye ku nturo. Urumva imirambo ntiwamenya ngo ni y'abarundi cyangwa ngo ni ya FRDC kuko ngo n'abarundi bari barimo niko numvise. Urumva gusa bari bambaye uniform cyashya ya FRDC. Urumva ari nuwo twabonye ntago tudushyira imirambo kuki kuri kamera iyi uniform y'uyu muntu kwaba ari gushinyagurira umurambo kandi ntabwo ari byo uretse mwereke kanze biba byabaye byinshi nabyo
urabona nk'uyu murambo mumwe mu mirambo yasanze iryamye yarashwe ni uniform nshyashya ya FARDC. wayibonye? Ni uniform nshyashya ya FARDC. noneho abantu bari kujya bavuga urabona nk'uyu muntu uyu ni uniform ya M23, akaboko nta kuri kubona kari kujya kumusaka niba nta kindi kintu afite mu mufuko, babyita gucaginga. urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ku mugoroba gusa babirukankanye. suite yabyo baje kubirukankana, barabazamura, abazamuka barazamuka, baratambika babasubiza mu birindiro byabo. barareba baravuga bati bumaze kwira mu mwijima, ibicu byasimbuwe n'umwijima, byatangiye kuvaho, byasimbuwe n'umwijima. abantu ntabwo twabakurikiye, bari no kubakurikira bakabageza mu isake. urumva ariko babatse ibikoresho byinshi, abakomando bavuye muri Isirayeli. umuntu wamamaga yaramubwira ngo rega ngo ni amakuru bavuye kuri training babajyana muri Isirayeli, ntaho bigeze barwana. kujya muri Isirayeli se bisobanura ko ntaho bigeze barwana. urumva dore ngayo nguko uko byagenze. reka twinjire uyu munsi rero. urumva uyu munsi ariko ukiri aho maye, uyu munsi umbabarire ndakubaza ibibazo. urambaza ibibazo? tukira no kugira ngo umuntu udukurikiye abyumve, kuko WhatsApp nayo iragenda nayo ikazamura ibindi ikabigira ibindi. bivugwa ko M23 yabashe kurasa abasaga 38. abasaga 38 wenda birashoboka. gusa bagaragaye hari 8 bari baryamye, 6 ku nturo. urumva hirya ahagana kwa Kabira hari wari uri kumbwira ati nabo bari kubabona imirambo ariko batajyayo kubera ko hirya hari FARDC nayo yatinye kuza gufata iyo mirambo. urumva abandi nabo bakajya bayirebera iyo ngiyo. FARDC gatinye ko bari buze kuyirasa. urumva hari nk'ine si babaye 10 n'indi 3 yageze ikagusa bagapfa. 38 byo simbizi. wakomeza uyu munsi. yego. uyu munsi rero ukuntu byagenze, nanone baje gutegura igitero. imboni zacu ziririya zabonaga bari mu myiteguro, bategereza ko bari bujyeyo. noneho amakuru ari kuva hariya mu gitondo hari abandi bari baje banyuze ku Mushaki, biyise Nyatura. bari bavuye ahantu biti Gatoyi, bari hagati ya 200 na 300. banyuze ku Mushaki hagati mu rukerera nka saa 11, saa 11, saa 12 gutyo. berekeza Isake. baje gutinda hafi y'Isake, baricara bararuhuka. mu kanya nka saa 7 n'igice, saa 6 n'igice nibwo bazamukana nanone ku rugi. ibyo byose ni za ramforo bari bagiye gutanga. noneho mu masaha ya saa kandebe, mu masaha ya saa 8 saa 8 za zitaragera. nyuma ndari amasaha saa 7:15. urumva hari inkuru yaje ivuga yuko n'ubundi bari badifasinze, ngo ingabo z'u Burundi ziriya zo muri EAC zirababuza. geza kuri iyi saha sorry twese akagripe kari kuza. kugeza kuri iyi saha ngo zabahagaze hagati, zabahagaze hagati, ngo bafite n'ibifaru 4. kugeza kuri iyi saha nabamenye impamvu babahagaze hagati, ubundi ibyo ntabwo byari bisanzwe muri kariya gace. ubwo ni za n'abarundi, n'abarundi kwa ntabwo byari bisanzwe muri kariya gace. abarundi noneho nyuma yaho gato niba babaciye hasi, barazamuka nanone aho bita kwa Munyaruguru. bahageze batwika amazu.
gusa ibyo byose M23 nawe ngo bari babiteguye nabo bamaze kwishira mu myanya bumva ko bagiye kurwana bahita barya kavaho ngaho bafungira aho ngaho babanza batwika amazu aho bita ngo mu Bajomba urumva barangije kugeza amagingo baracyabundamye aho ngaho abandi nabo barategereje kugira ngo barebe ko baza kuza kurwana ariko isasu ntiriravuga urumva bararebana y'ingwe katunyarukira Bukombo Bukombo nabo barwanye uyu munsi mu kurwana kwa Bukombo baje musa imwe imirwana rirangiye ni muri Rucuru hakurya ya Masisi Bukombo ni hakurya ya Kicanga Kicanga burya harimo igice kimwe cya Masisi akaba ari ikindi gice cya Rucuru ubwo Bukombo iri hakurya ubwo rari aho barwanye isaha imwe bigeze aho isaha irangiye barabirukansa urumva so dore ngayo nguko uko bimeze wenda turaza kugaruka muri cya kibaya cya hano haruguru uvuye muri Sud wakomeza muri Sud none urakoze cyane Maisha amakuru avugwa muri Sud tujuru n'imirwano naho mu gihe muri Nord Kivu mu gace ka Masisi havugwaga ibyo byose mumaze kuvuga mu Minembwe naho mu masaha 12 havugiye amasasu menshi cyane muri centre ya Minembwe hakurya y'umugezi witwa Minembwe yitwa Irundu yego havugiye amasasu bivugwa ko ari ingabo za leta zishobora ngo kuba zikanze ngo twirwaneho ngo iri kumwe na M23 batangira kurasana ikindi cyabaye ku munsi w'ejo nuko hari abasirikare bashimuswe babiri ba leta ba FARDC bikekwa ko bishwe kuko umurambo umwe wabonetse birumvikana FARDC nayo ihita ikeka ko bishobora kuba byakozwe na twirwaneho iyi twirwaneho rero na FARDC ihitiza ihura n'umusore ihita imwicira aho ngaho ibyo ntibyabaye ejo saho gusa noneho hejuru y'imisozi ya Uvira ari kugana epfo muri teritwari ya Fizi ahitwa kwa Nundu mu misozi yo hejuru hitwa Shanja naho hari kubera imirwano ikomeye cyane ngo guhera ejo n'uyu munsi yahiriwe ariko noneho ni hagati y'abiroze bishambuke na Mayimayi Kibukira buriya za Mayimayi bita ba Mayimayi bose iyo bari bahuje umugambi ariko uyu munsi ni ya ideology nigeze kubwira y'inganje barwanye ni Mayimayi y'ababembe na Mayimayi y'abapfurero barwanye hapfuye abantu benshi basubiranyemo cyane kandi mu misozi mibi cyane mu misozi iri hejuru ya Tanganyika amakuru mperuka saa 6 nuko nubundi biriwe barwana cyane namaze kubona n'itangazo rya societe civile ryo mu misozi miremire y'Umurenge bamagana ibyo bikorwa byongeye kuvuka by'uburwanyi bivuga ko bishobora kuzongera kwagura umwuka mubi Maisha rero hari ikintu nifuza kugira ngo nongere mvuge yego ikibazo cy'abarundi abarundi muri Sud Kivu abarundi bashobora kuba bashaka kwigarurira Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru ngewe ndabivuga bakabyomeka ku gihugu cyabo sinzi icyo bashaka sibyo uzi ko muri Sud Kivu abarundi bakina amakarite menshi bari mu duce dutandukanye ariko noneho uyu munsi amakuru namenye nabwiwe n'umuntu wibereye aho biri kubera abarundi baragiye banyura mu nzira ebyiri hari abanyuze hirya muri ahitwa za Gipupu ngo bafite gahunda yo kuza bakaza muri parike ya Kahuzi-Biega bagamije ngo kurinda ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu ko ngo bafite amakuru ko ngo gishobora kuzafatwa nande ntumbaza ushobora kuzagifata hari ikintu cy'ubwoba twirwaneho kuva Kavumu wenda kugira babyumve neza kuva Kavumu kugera aho twirwaneho iri kilometero byinshi no kugenda ibyumweru 2 n'amaguru ahari kuva aho M23 iri yes kugera aho Kavumu iri ari ibirometero 300 ariko noneho uza umuhanda wa Ngoma yego Ngoma nanone ujya Uvira naho abarundi bari kuhaza ari benshi
bivugwa ko ngo nabo bashaka kuza guporoteja ngo Bukavu. Ukibaza Bukavu ninde babwiye ko igiye gufatwa, irafatwa nande? Abandi bemeza ko ari benshi bari kuza bajya kuramforsa muri Nord Kivu abarundi. Ukibaza abarundi bafite ikihe kibazo? Barakina ikarita ya yase, barakina n'iyo karita yo kucanga abantu. Ahubwo se mu mategeko ya yase biriya bintu biremewe ahari? Ntumbaze kabisa. Ikindi cyongeho mayi noneho kinateye n'impungenge gigiye gusa n'ibyo, ni itangazo ryatanzwe na Rutundura, kugira ngo mwarabyumvise cyo bundi mu nama ya Loni avuga ati muri HCR avuga ngo nta mpunzi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda zibaho kandi ziri mu Rwanda, ngo ni abanyarwanda batashye. None se ubundi ntawe urahakana ko nta muntu FDLR itabaho. Ibindi rero ni ibibazo by'abaturage bisanzwe muri Uvira. Uzi ko baheruka guhura n'ikibazo cy'imyuzure ikomeye cyane, yanahitanye n'abantu, itwara amazu n'ibintu byinshi cyane. Nawe waratabaye? None nari gukora iki? Ubu rero umugezi witwa Murongwe n'uwitwa Karyamabenge byaruzuye bikora ayo madega. Buri mwaka byo tuba tubyiteguye ko biba hariya. Gusa nyine ni amaburage yawe ivuga ngo biterwa n'abanyarwanda byose. Biterwa n'abanyarwanda. Nuko zimeze. Mayi, ibindi ni byinshi cyane twateguye, twavuga bugaca. Reka tubanze cyo mu kiganiro nyirizina turagenda tubikomozaho byose. Mikwege ariyamamaza. Mukwege ariyamamaza. Mukwege ariyamamaza ariko Fayulu ariyamamaza. Ariko amakuru nabonye Gisekedi ashobora kuba kandida unique. Kandida unique? Ashobora kuba kandida wenyine kuko deja mu mutwe wa politike wabo niwe. Uriya mu mutwe wa politike muri Kongo mushobora kugenda muri nkabanga iriya huriro rya hari FCC ni mari ensemble ibintu nk'ibyo ngibyo niwe wenyine kandi huriro n'imitwe ya politike myinshi cyane. Abangaba se ba Mukwege ngira ngo abo ni abakandida bigenge sinzi. Akaza nako nuzafite se ishyaka ariko Fayulu yavuze ko aziyamamaza. Fayulu se nawe ahinduka nk'ikirero. Yaziyamamaza amaze iminsi amereye nabi. Tshisekedi avuga ko adashoboye. Fayulu niyamamaza. Fayulu niyamamaza. Bazamurasa. Sibyo? Mayi, ibi birarutanwa rwose. Wahitamo Tshisekedi kuruta cyangwa wahitamo Mukwege kuruta? Byose kimwe. Kongo yahitamo kwiyobora ubwayo. Buri muturage akaba perezida mu rugo rwe. Fayulu kuko Fayulu ni umugome cyane. Ikigaragara nuko babonye faiblesse ya Tshisekedi, buriya ni nayo mpamvu. Gusa politiki irahinduka, ashobora kuza agahinduka, ariko bagiye gukubitira Tshisekedi mu ntunze muri faiblesse ze, ariko nawe ubu ngubu acanye ku maso ashobora burya ibigambo byose ntuzavugaga ashobora kumufunga. Mukwege yavugaga kwari ukwegereza kuziyamamaza nawe. Mukwege se kuri Nobel de icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Theo, reka twinjira na ruguru muri iki kibaya cya hano ruguru. Sibyo? Aha tuvuye. Ajya wambwira ngo urajya mbaza ibibazo kuri iki kibaya? Neza cyane. Urakize, urakimenyereye? Kiriya kibaya sinkimenyereye, nagiye nkigeramo rimwe na rimwe, ariko kimbwire. Aha ni he hariya turi kubona hano haruguru? Hano haruguru? Hano haruguru reka nze ejo naragisuye. Ariko nari mfite ubwoba bwinshi, nzi ko ndarya isasu. Nabonye uhagaze kuko nagiye numva ko byacitse. Nagiye nzi ko byacitse. Mpageze gusa nahereye mfata amashusho ku ruhande rwanga rwegereye umujyi wa Goma. Urumva? Ndazamuka, urumva? Ariko ni nako bagiye barunda abasirikari. Ewana bararunze pe menshi cyane. FDLR wagina iki
hararunze genda borne ku yindi ndeba aha ngera urumva aha ni mu duce twa Nyiragongo, teritwari ya Nyiragongo. Nahereye ku duce utu duce niko naganiraga n'abaturage, wenda ntabwo nari kubashyira kuri mikrofone nako kuri kamera kubera umutekano wabo, gusa bagenda bakambwira ati aka gace naka akangaka naka sibyo. No kuvuga ngo agace nageze aho bita ku Rugogwe, ruguru hafi y'u Rwanda. Yes, urumva turahabereka utwo dusozi hejuru. Utu dusozi mubona hejuru hari udutente, hari utuntu tw'umweru, izo zose ni tente urumva za gisirikare. Turagenda hariya kuri za antene za Bushwaga hariya hejuru. Hano hejuru y'ahantu bita za Rutagara mu Rwanda, hejuru aho ngaho rwose na za Bushwaga n'umwe hejuru, wenda nuko kamera ibifata iri kure, ariko noneho turaza kuza kuhabereka urumva. turagenda urumva, tugera ahantu bita Kibati, twaharebaga hakurya kuri 4 antene urumva. turaza antene iri za Kibumba hejuru za kuri Nyundo, kuri Nyundo yego. urumva naho turahagera hose, rega ntaho ntageze urumva. habaye naho za FRDC cyangwa mu birindiro bya FRDC n'ibya M23 na EAC, ibice ko ari bitatu. Iyo tuvuze FRDC abahibumbiyemo n'aba Wagner, abarimo n'abazalendo n'iki byose. Noneho kuri ze antene araza Kibati, hagati ya antene y'agasozi ka antene no hakurya ku Kirunga kandi gasozi gahari, muraza kukareba, hari Wagner zifungiye defense aho ngaho, abacanshuro yego. Noneho ari uduce twa Bukanda, Buhama, Mujoga, Karahawe urumva. mu mahindure ya Kibati iyo ruguru hose uraza kuhabona mu misozi ruguru, mu mahindure ya Kibati. Hakaza ka Kilimanyoka kari hano haruguru, Kilimanyoka ndakaza kari hano haruguru, aho hose haruzuye, baramennye fo. Hakaza za Buhama, za Bukanda, Karaharawe urumva. ni two dusozi twose. Kilimanyoka twavuze, Rusayo ni hirya ntabwo twabonye uburyo tuwafata. Busambari hari training center urumva. Kuri training center aho bari bagiye kwakirira papa ni hariya, ni yego, naho turaza kuza kuhabereka aho bari bagiye kwakirira papa, yego. urabona ahantu yego, abona arandi ubereke hamwe no bita kwa Oliva iruhande gutya, ari akantu kameze nk'akabaya, ni hino ya za Kanyamahoro urumva. utararebana na Nyiragongo, Nyiragongo iri hejuru, murahabona kuri aya mashusho birimo, ni hariya hafi y'aho ko bita kwa Oliva iruhande gutya urumva. Noneho ahangaha ku Kanyanja urumva, ku Bagaride ari naho ahangaha kwa mama Oliva. Utwo duce twose Oliva umugore wa Kabila, ntabwo nzi impamvu bahise kwa mama Oliva, niba ari kwa mugore wa Kabila ntabwo mbizi. Noneho reka tugere Kanyamahoro rero. Reka urabona defense ni defense ku yindi, murabibona defense ku yindi. Hari iya mbere, iya kabiri. Iya mbere ni Edikota, ni wari mbese ni Edikota wabyita icyicaro cy'abari abasirikari. Murababona mu mazu y'umweru cyane urumva, mu mazu y'umweru n'udutente n'amabati n'iki byose urumva. Noneho kagaruka hakuno hino, niho murabona igisiza aho basizaga hamaze gusibama. ubundi mu 23 yari yagarukiye ahangaha kuri ibi birindiro, ahangaha ubona kuri ibi birindiro bya FARDC ubungubu. None turi muri teritwari ya Nyiragongo, barazamutse barazamuka, murabona hari defense ya mbere,
ku tuzu muri kubona tw'umweru urumva defense ya kabiri iya gatatu noneho utu tuzu twose muri kugenda mubona ni ku muhanda ujya Rucuru akaza defense yegeranye na Kanyamahoro murimo murayibona ku tuzu arindi iri hejuru bari bagiye kwinjira rero muri aka gasozi muri kubona ka Kanyamahoro urumva noneho M23 irangije irabibona iravuga iti rero kano gasozi ka Kanyamahoro ntago Kanyamahoro kujya muyirebe neza ni aho ngaho hahinze ako gasozi muri kubona gahinzeho bahinzeho karimo hagati katari ku birunga karimo hagati urumva Kanyamahoro Kanyamahoro ni agasozi muri kubona gahinze wenda ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twajya dushyiraho akantu ariko murakabona agasozi no kuhagera biratugora kubera hari FDL wawe Theo we nta makuru ufite n'abakomando narababonye bavuye Israel bavuye muri Israel narababonye Theo n'ibikabyo ariko afite ibikabyo biteye ubwoba hariho nabonye yambaye icyuma ku Murundi ubwo Kanyamahoro ni aka gasozi muri kubona gahinzeho sinzi abagahinzeho ntago mbazi ubona uvuga ngo M23 nibyo nende kukubwira ikimara kumenya ko FARDC ya divasinze yaje imbere yahise batangayo kuko kari agasozi kari strategique imbunda yose washyiraho yarasa hehe za Kibumba ariko nanone kakaba strategique ku mbunda warasa hehe werekeza i Goma usara abantu benshi bagiye bambaza bati ese kuva aho M23 yari iri imbere kugera aho FARDC yari garukiye ni he FARDC yari garukiye no za Kibati hirya antene ziri antene antene nye iriya 4 antene ubwo rero barakomeje barakomeza bagenda basongereye bagenda begera bagera iyo mu birometero nka 5 bari urumva igihe cya Mushaki igihe bajya Mushaki nabo bakomezaga kugenda basatira M23 itaza kuza kubahagarika na Kibumba bari kuhagera ko hariya nta yase yahageraga bakoraga patrol ku manywa gusa ariko ejo nimugoroba uriyo sibyo hari amakuru yacicibikanye bavuga ko ngo hari amasasu yumvikanye njye nayo numvise nanjye nakurikiranye nayo numvise abavuze ngo ni inkuba njye nayo numvise muri yamvura habaye inkuba nyinshi hariyo n'inkuba nyinshi byo kubera ko abaturage bamaze kwikanga baza kuvuga ngo ni hariyo inkuba nyinshi noneho bariya ba WhatsApp bahita bakubitaho vuba yego reka twinjire noneho urabona EAC yayisiza ihafite uburinzi bwa nijoro na kumanywa n'imodoka zirahirirwa noneho hino rero ya Kanyamahoro hari Ruhunda agasozi muri kubona hejuru ya Ruhunda kariho M23 urumva agasozi muri kubona hejuru ya Ruhunda kariho M23 noneho ukagaruka hino kuri Nyundo nawe hariho M23 ngira ngo murimo murareba amatente yabo urumva hirya gatoya kuri 3 antene noneho niyo tugezeho ibya zone tampo byatangiye kugabanuka ntago birimo neza ntago biri none se M23 hari yaravuye ibonye bagiye Mushaki nayite haza nuko hano kuri Nyundo muri kureba amatente yaho urabona ko hateganye na 3 antene naho EAC nanone kuva Kanyamahoro kugera ahanga murabona kuntu hareshya iyi video muri kuyireba neza kuntu hareshya ubwo rero no kuvuga ngo baregeranye isani sari naho ashobora kuvuka iki intambara umuriro ugasozi kabizuru ko kari hirya inyuma agana za Kibumba aho byatunaniye kuhafata ni kure ntago twari kubona umwanya wo kujyayo gusa hirya mu misozi muri kureba hirya hari iki kirunga muri kubona hirya ukase gutya ni ikirorirwe ugiye gutya ni itongo ugarutse gutya ni Rucuru urumva aho niho umuriro watse babandi bavuga rero bavuga ngo
ngo biroroshye kujya Bunagana. Ufashe kino kirere muri kubona muri video bazagera Bunagana. Biragoye, ni parike gusa, biragoye kugera i Bunagana. kandi itariki yarashyizweho, leta yashyizeho itariki kuzaba yagize Bunagana. Nicyo tugiye kuganiraho. Ngayo nguko rero, ngayo murimo murareba za Kanyundo hirya, amadifensi n'iki byose biragoye kuba kurwana hariya. Reka wenda mu gihe reka duhe umwanya, reka nihereze umwanya uko nakoze stand up ngaragaza uko bimeze. Iki kirunga mubona inyuma yanjye turi mu kibaya cyacyo. Ni ikibaya kigabanya u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha mubona niho abarwanyi ba FARDC ndetse n'aba M23 bakunda kurwanira. Muri aka gace benshi bategereje ko hashobora kubera intambara bitewe nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerutse gutangaza yuko mu minsi 14 gusa bazaba batsinsuye umutwe wa M23. Nkuko amashusho tuza kuza kuyabereka, uruhande rw'iburyo bwacu rw'ibumoso bwacu hari abarwanyi ba M23, naho ku ruhande rw'iburyo hari abarwanyi ba FARDC arizo ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bumvise agace ka Bizuru na Nyundo. Ni agace kari hirya yacu, turaza kukabereka mu mafoto, yewe n'agace ka Kanyamahoro, ari nako uyu munsi M23 iri gucungana na FARDC kugira ngo bamwe bataza kugira gute, bataza kukazaho. Ejo bundi M23 yakagezeho isanga FARDC irimo kugasatira, barangije basaba ingabo za EAC z'Abanyakenya yuko zaza zikaba hagati yako. Aho hantu rero ni hehe? Dore naha hirya, nubwo ari ibiti biri kudukingiriza ariko twagafashe neza, turaza kuza kukabereka. Iyi myotsi muri kubona utuntu tw'umweru n'uduki twose turi tunyubako, n'abasirikari ba FARDC basatiriye ekari agace. Ngira ngo ubu tuvugana intambara irimo kubera ahitwa ku Nturo, hariya ku Rugi, intambara irakomeye. Hirya nanone aho bita za Busumba, mu kanya hagana saa 9:30 ingabo za FARDC n'ingabo za M23 batangiye gutana mu mitwe. Nyamara ni mu gihe Vice Perezida w'intebe Jean Pierre Bemba akaba na Minisitiri w'ingabo hamwe na Christophe Rutundura, nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ari wavuze ko mu minsi 14 bagomba kuba birukanye umutwe wa 23 bakawurenza Bunagana. Ese hari birashoboka? Ntabwo tubizi, gusa intambara yatangiye. Gutangira kw'intambara muri Masisi na Rucuru bivuze yuko nahangaha isaha n'isaha intambara ishobora gutangira hatagize igihinduka. Icyo usabwa ni gukora subscribe, gukora share. Sorry. Hari amakuru yavuze ko ikirorerwa se wabiri imirwano ejo, yego, ko M23 yabirukanye nubwo bwari bwije, ariko ngo yari hafi ya Sake. Leta yatangiye no kuyishinja ngo iri gusaba ngo imisoro mu rukerera ahantu hari imirwano, nayo umuturage wari musabwa imisoro sawa. Ubwo imodoka ugeranye Sake na Kirorerwa bari hagana he? Ni milimetero nka 15 ni Sake. Ngaho rero 15 ntabwo birenza aho ngaho. Komeza na subscribe. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Theo, tugaruke kuri ya minsi 14 yo gutsinsura M23. Iki kintu kikivugwa dukurikije n'abakomando bavuye hehe, abaturage ejo nibo bari kumbwira, bakajya bambwira ngo ngo babita Abanazare ngo bajya barya abantu. Ako kajere katukabashirireho di. Katukabashirireho. Turebe 14 na Bemba. Uko na Bemba afite dosiye ngo zarya abantu. Ka. Yabikuye se kandi Theo. Byamujyanyira hese ntibirimo. Yaranabaryaga yamaye tuka Satani. Uzi ko bavuga ngo yari yabatwa ba Kongo.
agiye no kwiyamamaza kuba perezida yaravuze ngo nzabakorera iki nibafanyie nini ngo utukule ko nari ngukumbuye yewe wari gukumbuye bayi ni byazi uko niwe tugiye kugaruka we yarategereje amusaba ngo nuba perezida uzadukorera imihanda ati icyo ushoboye ni ukurya abantu nibafanyie nini utukule reka dukomeza igiswahili cy'ikinyarwanda ngo uzaturye nzabakorera iki ngo uzaturye nibyo ushoboye ntago Bemba rero aje buriya zo n'abari muri Noroke bazabarya nabo muri Noroke bazabarya none ko ari byo byamujyanyira he iyo dosiye ntabwo wari uyizi nzi ko yajyanywe nabo kada aho yabicaga ateze birakaze ngayo nguko rero Theo batukule utukule aha reka turebe iminsi 14 Theo iminsi igera muri 7-8 irashize yes bye byose hasigaye iminsi niba atari 5 ni 6 sibyo buri 6 mu 8 bamaze 7 bamaze cyangwa 6 bamaze bari bakirwana na strategy yo kuba bahera kuri M23 bakayirasa barangije baravuga bati okay reka tugerageze imbaraga zayo ku munsi w'ejo baragerageza basanga n'umundi ni icyuma Theo ongera ijwi ndumva imvura hejuru imeze neza yes ndabyumva urumva iki kintu kizakunda basanze ari igishitsi abantu baraziranye uretse wa mukomando wavuye muri ajya ni muri ngo nabanazare wavuye muri Israeli akaza atazi hariya ko nta muntu uvuga ikinyarwanda wagiye muri bari abakomando ntibanabyemerewe urumva kuko ari abagambanyi yes nubwo bari gufatanya nabo ariko babita abagambanyi lettre indyarya yego ubu rero ndi kwibaza iminsi nisigaye cyangwa 5 na M23 nabonye ibyo yabakoreye ni mugoroba ntihabayemo kwibeshya reka ngwereke mayi Kongo leta ya Kongo ifite intwaro nyinshi ariko iyo yashize imbere kurusha izindi itagira n'umusaruro ni amagambo kabisa amadiscours kabisa sibyo uziki Faransa kiba hariya kivugirwa muri za UN ya maisha kirifinyore ni amagambo hari n'igishobora no kubagera imbere ugatinya kuvuga ibyuzi bataza kunyisekera ko afite igifaransa iba ari nako n'ibikorwa bimeze isi bari kuzayifata yose si ugutukana iteka ingunguru iri mu busa iyo uyihonze biravuga cyane kurusha iyuzuye ifite iki tono vide mu minsi 14 byashoboka kubera impamvu imwe gusa imwe reka niba bafitanye amasezerano na M23 ko ariko bizagenda ariko mu minsi 14 ubwo ifite iyi strategy baraye bakoresheje muri uyu mugoroba bitwikiriye igihu abandi nabo baza mu nkingi y'umuriro baratwika bayabangira ingata baragenda niba ari buriya buryo bari kurwanisha ahubwo batarebye neza muri iyo minsi 14
basubira inyuma y'aho bari bari, kuko bagiye bizeza abaturage ibitangaza. Reka nkwereke ibi bintu babitangaje si nyuma yari amadisikuru muri UN, yego, na nyuma yo gushingura abazalendo. oya disikuru ya Tshisekedi le même jour, yego, bari bamaze gushingura n'abazalendo, yego, ari amadisikuru nabo ubwabo barabizi ko badashobora gupfa gutsinsura M23, ahubwo no kugira ngo bagarurire icyizere abaturage bo muri Nord Kivu. Sibyo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo batse umuriro, ukwezi kwa 12 ni kugera umuriro uri kwaka, magize amahirwe ntibikomere, bavuga batari ko nta matora agihari. Kunyibukije Theo, dore ukuntu bigenza. Komanza nabonye itangazo rizatinza amatora, komanza naribonye Theo karame, nyamara naribonye, uretse gatoya ndebe ko nkibyibuka niba naribonye. Gutinza amatora Rahira. Oya, unazirikane ko turi buze kuganira. Naribonye tangazo ryo gutinza amatora, naribonye hera. Reka ndebe muvandimwe, reka ndebe, gusa naribonye pe. So urarebara katurebe, mufite rinete wana cyane. Concerne contrainte technique pour la tenue des élections dans le constitutionnel. Niba uri burebe simbizi. Nagerageza. Concerne Monsieur le Président de la République. Iyo ni Seni. Iyi ni Sena? Seni. Kiriya cy'amatora. Yego. Iyo mumukupye gato. Yes. Katukirebe. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité au nom d'instructions que je dirige pour saisir si notre inquiétude de l'objet est repris en marge. Ngiye kubivuga ati ndaje nyakubahwa imbere yawe kugira ngo nkugaragarize impungenge zishobora gukoma mu nkokora amatora. En effet, iyo ni Seni. Listen. Il est important pour nous de vous tenir informés de l'évolution du processus électoral qui reste toujours le pilier de notre jeune démocratie selon les aspirations du peuple. Monsieur le Président de la République, permettez-nous de vous révéler qu'au stade actuel, nous sommes confrontés depuis un certain temps à de nombreuses contraintes dans notre approche qui vise à atteindre l'objectif de ce processus tout en respectant son calendrier comme l'exige la Constitution. Ces contraintes revêtent des formes diverses dont certaines sont de nature sécuritaire, financière, logistique et bien plus. Ati mu magambo make ati hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukwandikiye tukugira ngo tukugaragarize impungenge zishobora gukoma mu nkokora amatora. Ati harimo ibintu byinshi bitarashirwa ku murongo. Ati nyamara hari ikibazo cy'umutekano, nta matora hari ubushobozi buke, hari ibikoresho bike, hari no kutagera kwinshi. Ati rero dore zimwe mu ngingo dushingiraho tugusaba iki kintu. Dore ngiza agiye kuzisita n'izitanu zirimo na etc. Difficulté à mener
nos opérations dans des zones en conflit, principalement sous-occupées par des forces extérieures et les groupes armés locaux. Ati ikibazo cya mbere ni imbogamizi ituma tutagera ahantu hose kubera ko hari umutekano muke uterwa n'abanyamahanga n'ingabo z'abanyamahanga ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro iri mu gihugu cyacu. Les retards pris dans les commandes des kits électoraux en Corée du Sud dit au faible financement du processus par le gouvernement. Ati kuba twarijejwe ne bimwe mu bihugu nka Korea y'Amajyepfo inkunga ariko tukaba yarahakanye ko itakiduhaye. Manque de moyens de transport, kuba tudafite uburyo tugera kuri tere, nta ndege, avion cyangwa amakamyo ari amakamyo 500 yaheze mu mihanda yo za Beni. De l'autre côté, des refus de Monisco de mettre à notre ati Monisco nayo nta kintu nakibwe shaka kudufasha kandi yabafashaga gutwara ibikoresho by'amatora. Ati kubera ko abazarendo bimanifeste bayanga. Yego. Eza mpamvu on va les recommandations byo basaba. En effet, Monsieur le Président, nous reconnaissons votre volonté de garantir le bon fonctionnement des institutions et votre engagement à promouvoir la démocratie et l'état droit. Mais vu l'urgence, mon institution se met à votre disposition pour solliciter une audience afin d'aborder ces questions en toute sérénité en vue de trouver un mécanisme consensuel qui nous permettra d'élever une option pour préserver la paix dans notre pays. Ati nyakubahwa, kubera ubushishozi bwawe n'ubwenge bwinshi ufite ndetse ukaba ufite na demokarasi ihambaye, ibaze kubanza kumushinja biriya byose ntacyo yagezeho. Ni umunyabwenge ufite na demokarasi. Turashaka kuzaza kubonana nawe kugira ngo tubwire impungenge dufite n'izindi tutakubwiye. Dans l'attente de votre, ati mugihe tugitegereje igisubizo cyiza tuba tugushimiye. Ngayo nguko ntabwo bwiye nta matora ntayo singira itangazo. Oya, muri politike bamurashe bas nta ndege, nta muhanda, ahenshi ntiyagerwa, hari umutekano muke. Uyu perezida agiye kwiyamamaza na Seni noneho yavuze ko ntacyagizwe. Bamwita Denis Kadima Kazadi, niwe perezida komisiyo y'amatora. Voilà. Nuko bitangira. Strategy bababwiye bati muzaze tuganire turebe icyaburizamwe amatora muri make n'iki bishaka kuvuga. Mu by'ukuri rero tunagana ku musozo w'ikiganiro. Yes. Theo, tumaze kubona itangazo byinshi twagiye tubivuga rigaragaza ko nta matora. Erega nese Tshisekedi yabatumye ati mwandikira itangazo mupange uburyo tuzaza tukabonana tukemeza yuko nta matora akibaye. Sibyo? Bitewe n'ubushobozi, bitewe n'ibibazo biri mu gihugu. Sibyo? None ya minsi 14 bagiye gutangira intambara. Niyo batangira intambara avuga ati dushimangiye neza yuko mu gihugu nta mutekano uhari. Ariko siyo ntambara bazayitsinda nibareba nabi Goma na Bukavu ntibizagenda. Cyangwa se aya matora barayahagarika babanze bagarura umutekano, cyangwa bazaba bagiye gutera umutekano muke. Kuko nahagarika amatora aba opoza barahaguruka bose. Sibyo? Nahagarika amatora amahanga aramwamagana. Amahanga yo ntago yamwamagana ko aramushyigikiye.
aramushigikiye se erega narakubwiye ngo ukuri byanze bikunze kugeraho kukivugira ni inyungu bafitemo sibyo uretse n'ayo mahanga n'abamurwanya nabo ubwabo bazaba bahaye ukuri arajya hariya ni ukundi kuri uzaba yongere M23 ati ndi twababwiye ati uyu mugabo dore hari umuntu ugejeje video bari gutanga inkunga y'amabiswi Msambia hapa tuko swima Depite Msambia huyu yuko napana biskuit kwa mama, biskuit ya 200 francs yuko napana. Anafika alifika kusoko kwenye mama biko ndio anapatia mabiskuit. Munaweza ona pale na ba polisi yake biko pale, vraiment mabiskuit ya 200 francs yuko napatia ba mama, ni huruma sana. Vraiment ba Kongole bote muangalie. Vraiment muangalie kwenye mavua zenu zitaenda. Angalia mabiskuit kisi mama biko apewa mabiskuit. Depite Msambia ule, Depite Msambia ule kuna pana mabiskuit, ni huruma sana. Muangalie bandugu, huruma. Biskuit vile Yesu un député anakia pana mabiskuit. Député parlementaire muzima ule Msambia njo ile. Hiyo ni source eko tuko sur place hapa swima. abo akagahene ndi kubona iruhande nibareba nayo baragatwara barakabagira depite nyirako yisura amubwira ati kandi akagahene uko agurishije kagura biscuit zirenze ziriya kano gahene baravuga ati mukubwa arisha kuya basiante banaenda kashinja mukubwa ubwo akagahene ni gafite ibibazo. Aha reka twikomereze Theo icyerekezo cya iki cyerekezo cy'iyi ntambara kuba M23 yakosoye FARDC nimugoroba ahari FARDC irakomeza resiste ikomeze kurwana kuki takomeje si uyu munsi imirambo iri ku musozi ya FARDC njya mbabazwa n'ababyeyi babariye abana hari akanone nibagiwe Theo ukivuza ababyeyi wisunyibutsa hari abamama bateguye kujya bikibabi niho hari kuva bari abazarendo benshi b'abanyato bateguye ngo kujya kubaranacira umwami bishoye kuba nimugoroba bakoza agakoryo ngo bajye kumubaza impamvu abana babo bari gupfa. Nanjye nayibonye. Wabibonye? Nayibonye rwose. Bakaniye kabisa. None wari ukomeje ku babyeyi rero. Reba aba babyeyi bari gupfusha aba bana. Tumwita umusirikare yego afite deontology yo kwitangira igihugu, ariko umubyeyi we n'umugore we n'umwana we yego n'umuryango we barababaye cyane. Bibwira se uyu murambo ko batari kuwubona? Iyi mirambo yabaye reba uwo muryango uyu se agiye gupfira iki? Kandi birirwa bababwira ngo niba atangiye kwitwaza igihu ngo nicyo kirimo agakiza ko kubohora ko akiyahura usi igihu ko cyashize imvura iraguye igihe kigiye kuza bagiye kuza barasubirayo se ngewe numvaga aka gahenge kayase bagize kari kahagaze yari ihagaze hagati, numvaga FRDC yaragize ubwenge bwinshi yahabwa amezi 8 ntaranyemeye kuva mu kwezi kwa 3 kugeza uyu munsi amezi 7 nari nzi ngo bagiye kwiga igisirikare baje kwihanangiriza M23 ariho ngiye nsanga bagiye kwiga linguistique amadiskuru maremare ni cya gifaransa nta kindi kintu kirimo, ako nanjye bakibivuga ese ndavuga ni FRDC iyo byose igiye kuzana imbaraga zo gutsinsura M23, ariko abarundi bahemutse. Ayiwe warabivuze narakumvise ejo bundi abarundi barahemutse n'aya maraso y'abakongomani atangiye kuva
bakagombye kubibazwa. nabo se ko manza bari muri bariya baryamye hariya aho baba hose bari bafite inshingano bahawe n'isi. Ngenda muhagarare hagati y'abantu. Uretse guhagarara hagati y'abantu ugiye kurwana, aya maraso ari kuva bakagombye kuyabazwa kuko bateye inshingano zabo. Niba deja ubaye partial, gufata uruhande rumwe akaba ari rwishigikira. Gufata uruhande rumwe akaba ari rwo ushyigikira. Tewe twasoza ariko twasoza gusa Bembe ibyo yavuze isoni zizamukora. Aramukoze. Dusoze. Hari ikindi wongeraho? Nta kindi. Zaramukoze kuko kujya hari ukavuga ngo erega n'ikindi ngenda kibonye mu bitangazamakuru ngo niba iyi minsi 14 atigaruriye Rucuru uzabonagana n'ahandi azegura. Niko yavuze. We nanuza na Rutundura. Ngicyo namubwira natangire yandike vuba. Natangire yandike yegura. Eziriye naho ubundi bwo ntacyo uzageraho. Nyakubahwa Bemba nawe Rutundura ntacyo muzageraho. Nshuti zacu kuko bajye mu bazungu bakabasiga bakabagera gute bakabagera ko turi kumwe. Ntacyo muzageraho. Ukuri ni kumwe gusa. Warabivuze ejo bundi. Mu gihe icyo ari cyo cyose Kongo mugishigiki FDLR, mu gihe icyo ari cyo cyose mutemera ameza y'ibiganiro, ndabarahiye. Ngayo ngoko rero aha niho duhiniye ikiganiro cyacu. Reka tuzasubire ku munsi iwejo. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Nshuti zacu ntago dushyigikiye intambara, ntago dushyigikiye iki n'iki, ariko icyo dushaka ni amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi twese tukaba tukishyira tukizana. Tukizana. Reka tubashimire. Urakoze Theo. Merci Maïs. Merci.